ese bro man wavuye mu ikaye man ngakubwira nibura se arakanisa kumbwira amakaye nk'umwana wo muri prime nuko bafatikaye Tonda wanjye babubwo ubukene bumaze iminsi buhari uri kububona mwaje niyo mpamvu mbihima byose nkisomera amakaye kuko nakindi cyose urabona sha nyine ni kwa kundi amaji yavuze ngo ntago tugisoma icupa dusoma ibitabo nanjye niko kubona bimeze uzagira umunwa kugeza ryari kabisa umva no gusoma ibitabo manje amaji yavuze kuri n'ibyo mba nkubwira naho ubukene bwo bumeze nabi kangubwire sibyo kangubwiriza kuri mwana maze iminsi 3 burara mburara pe ese wacumuye kumana se uri kimuga niyo mpamvu giye nyibaza ati mana uramora iki kugira ngo mfate iminsi 3 mburara 3 ugiye ari wa kane wa kane wavuze n'umuntu watambuka tusubugura waba ukiri hose no icyo gice cyaba ari kinini nagisigaye ngo iki inda yahwanye n'umugongo icyo bavuga ati mbwa yicariye amabuno urakiza ariko ubwo subeshya mu bandi ejo we nabonye wicariye isahani y'ibiryo ma sahane y'ibiryo se ko naye nahihembye kwa mikwege azusetsa none ubu nabyo ntago wari wabyitekeye n'ibyo washimuse kwa mikwege nasanze atetse isahane y'imvange byose uraterura twarasa ariko ubwo rero si n'inzara ahubwo ni n'ubutindazi gusa kangubwiza ukuri nabimaranyemo iminsi ngahe none yuriye rimwe uhita ukoreramo ikirarane ukamara indi minsi ngahe God have mercy upon us wakane nuwongeyo nagiye kurya imvange kwa mikwe ariko koko mugani nibyo nikubona nawe uri kugenda ubimifu cyo cy'umunsi ntabwo abazungu se baracyagenda nkamwirahera abazungu barashize nkamwirahera abazungu bari abakera amadolari ngo yabaye ibicupuri ubu ngubu no kubona umuzungu uvuga ngo ku muzungu ku ruhu nashaka abenyamwero ariko narebe n'ibibazo mu bindi ngo iki nashaka abenyamwero upfa kuba hinduye uruhu gusa kaba kabaye umva nta mafaranga bakigira n'amafaranga kiyede se none basi hari ahantu kisigaye bakurikiye de man nyine abazungu nabo basigaye bakurikiye de nta muntu usanzwe ukurikiye cyabaye cy'abazungu se tubaye abande ko mbona abazungu bagwiriye ibintu byanjye ndasitara mu nzira kubera ideni ryanjye uzagenda ute ubu ndajya kumwishyuza basa nyishyura mu by'ukuri sibyo none bya bintu bavugaga ndabyemeye ngiye rwose ngiye kambwiza ukuri umuntu w'umugabo wambaye isaha wambaye ishati imeze nk'iyi akagenda yivugisha n'ikimara mu muhanda mu nzira umva ngiye nkubwira kuhise untera gusonza abandi ubuse koko nkawe ko mbona umeze neza mbona uri kugenda witonganya inzira yose ngiye mikwege reka ngiye mbabwire uramutipe nikaryamyenda yewe data mikwege ngewe ngire gutya nguriza amafaranga yanjye mikwege amafaranga yanjye mikwege ntashaka kunyishyura mikwege asigaye agenda atuma ngenda nsitara mu nzira mikwege amafaranga yewe nimba ari ibya mikwege kankubwire ngewe ubu nafashe umwanzuro ngiye kwa mikwege kumwishyuza ntibari buyame ubwaraya maze uvuga ibintu ejo bundi mikwege yakoreye mikwege nimba ari kwa mikwege ngewe naragiye ndihemba utuntu tube twose mikwege wagiye kwa mikwege ugasohora ibintu byose ni wowe baza bavuga noneho nawe ugezeho ubura ibyo utwara I want problems always nose ubwo ngiyeyo mikwege aranyishyura wese uramutwara iki kereka n'utwara urugi rwa byona wenda ubwo ngiyeyo arakwishyura iki mikwege ariko ubundi nibarize ubundi mumuguriza agira nta kazi agira nta mafaranga agira ni inzererezi gutya ariko se muramureba mukamuguriza amafaranga muzi ko yabishyura amafaranga akuye nje umva nkubwire mikwege agira karimi nibarakashya nibarakane
ayo mafaranga yo muyampa nkayo Mikwege yewe ahubwo nemeye kuyamuguriza Mikwege nta n'amagambo menshi Mikwege ndimwe amafaranga menshi Mikwege ndimwe amafaranga menshi cyane ni ukuri kw'Imana kandi sintazaga zikuba umuntu abahara bashobora baze ngubaze ko numva Mikwege yabaye Mikwege ubwo waturitse imihanda yose uririmba Mikwege babarirumbira Mikwege se namuririmba ntabwo ari gutuma ngenda nanasitara imihanda yose kandi uwanja wake kaingia sasa. Je Mikwege ndimwe amafaranga menshi Mikwege reka mbabwira amafaranga ndimo siba ndimwe amafaranga 300 ibiceri 300 Mama yangu game over. Aho kanuvuza gasubiremo noneho Kaisha. yewe Mikwege ndimwe amafaranga 300 200 300 wamutipa arashonje guturusha mihanda yose Mikwege ibiceri 300 ibiceri 300 byanyuze kuko ayo mafaranga kwita make we ayo mafaranga uyarya kudahagwa neza ukongera ukayasubira yewe ubundi kugenda nsitara atari deni ryanje ndimo ryari amafaranga yanjye umujama arashonje ahubwo inzara iranamwica ku biceri irebe kuntu ari kugenda biririmba mu muhanda nuko bimeze tugende mwegere hano mbaze mbabwire Mikwege yabaho Mikwege yarya amadeni Mikwege yandira ibihumbi byanjye 20 Mikwege ntabwo ndumva ari ibiceri turuwase yabyimye umuntu kuwingira ngo ibiceri ayo mafaranga n'amafaranga menshi ngiye Mikwege ahubwo ngewe ngereka mbabwire pe nimumfashe uzi ikintu kiri gutuma ugenda wivugisha imihanda yose ngo Mikwege ibikubiceri 300 n'inzara ndashonje bivuga kare hose nimumfashe rero ngewe inzara yanjye ariko reka tumufashe tumuherekeze kwa Mikwege turebe ko wenda yamwishyura nataramwishyura twanayamuhige nubwo nako dushobora aha ngaho noneho natwe twaba bakire aho natwe twaba bakire noneho ngiye ndidekaraye ubwo noneho mu bukene bwacu kakiyura wenda ukabona nka amafaranga yanjye agana kuri amafaranga menshi yaranduhije wabona nka 80 nanjye wenda nkishakamo nka 70 tukaba kuba tumuhaye gitari waravuye cyangwa ufite inzara y'amafaranga ngewe inzara ndashonje nimumfashe twatinze mu magambo menshi tuvuga ku kintu cy'inzara shaka tugufashe tujye kureba Mikwege bitunasanga nta n'amafaranga afite wera ikindi kintu twihemba ariko indirimbo Mikwege wikure mu kanwa kawe Mikwege abe kareke inzara iri gutuma agenda mwana mugende gake